ko byarangiye by'aba umunyamakuru mwana siravuga ufite imana yo sinabibabwiye mwana nababaza pasa igihe waguhostinze ariko ntabwo wamuhostinze bose byanye nko ubaye umunyamakuru ngiye kubahostinga mwana microphone tukaba tugiye gutangira ikiganiro cyacu akaba ari Viva Host Journalist tukaba turi kumwe n'umuntu bita Baba Ewana nk'ibisanzwe mana barabizi kuri Kosovo TV Ewana ni Bob brother iminsi myinshi ku Viva tukaba tumaze n'iminsi tuzakorana kuri seti dore ko nawe wari waragiye mu zindi gahunda z'akazi ariko nyine still uyu munsi kubera Imana nyine twongeye turagahuza turi kumwe so uyu munsi tukaba turi kumwe no mu artist murabizi hano tu hosting abantu benshi bagiye batandukanye yaba abakinnyi ba filime yaba abantu bafite impano hanga kuri Kosovo TV support irahari kabisa so mbere yuko dutangira iki kiganiro ndagiye tubanza umanuke hasi kandi ukantu bita subscribe like and comment kugira tujye n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye so twa-uploading hanga kuri Kosovo TV so tukaba tugiye gutangira n'umuntu bita DJ Nde ariko arabibwira rero tugiye gutangira ariko ubanza kugera hanga uyu munsi byanagoranye umujene bimeze gute ni fresh kabisa mbaze gusuza abakunzi ba Kosovo TV twari twaraburanye Viva amaze iminsi iri imana twari twarabonye ariko nyine no kubera nakazi n'icyo urabizi ariko nyine imisozi ni idahura bajya babivuga umuje so bimeze gute se ni fresh ni DJ Tyler nk'ibisanzwe ta party hyper so bushize nakubonye baguhostinze ahantu bita nimbari za Kibagabaga ahantu bita Piripiri so ira session byagenze gute ntago nayimerutse kubona meruka umbwira ati bye ko ufashemo agapoze uzongera kubisubiramo nyuma ese ni cyo kintu cyaguteye motivation cyo cyatumye bigarukamo ni ibintu nkunda ibintu byanjye nyine ubwo nabivuyemo abari utundi tuntu two ku ruhande nagiye moto ariko ntago nabivamo urabizi nyine ni ibintu nakoze kuva kera nawe urabizi so ndibaza ikintu cyaguteye motivation kuba watangira ibintu ese ni mu rugo bakugira inama akavuga ati muje ndabona ibintu bishoboye cyangwa ni inshuti zaku cyangwa ni impano we wiyumvise umukavuga ati why not ibintu nabikora kandi bifitemo impano mu rugo byo cyane abambeshye ntamenya batanabizi kabisa ase mu rugo ntago barabona na video cyangwa bumve ngo wagiye ahantu gutya na gutya ibyo bintu babizi ntabwo inshuti zawe barabizi ahubwo nyine like nyine uravuga ati ari igihe bakeneye kuzaba ndabesha Viva man giye umuji bwa mbere nkimubona ndibuka ko twari kumwe ni Kimironko Kimihurura ndibuka ko twari kumwe muri iryo joro man uyu muji kinabonye afite talent idasanzwe kuko ari mu bantu bafite impano zo kudija man babikora kinyamwuga kandi ari passion yabo bifitemo ndibuka ko yakoze ibintu man by'amateka man abantu bose barya show ya dance ariko rero ndibaza buriya ese nta waba ufite umuntu ufatiraho nk'icyitegererezo byibuze nka role model wawe avuga ati uyu DJ ko byagenda kose niyo muntu unera motivation nyine to byatera gushaka kuba mu Rwanda ku isi n'iki sobanura neza tu so iyo bavuze role model nawe urabizi nyine n'umuntu ngenderwaho nyine to cyangwa umuntu ufatiraho icyitegererezo wenda ashobora kuba atari umwenda ushobora kuvuga gutyo waravuze ngo ni mu Rwanda cyangwa other place nyine to DJ Toxic niyo muntu gutera motivation so nose bwa mbere byibuze ukora host ucuranga muri event wumvishije bimeze gute kabisa ayifite ubwoba bwa mbere muri covid 2020 mfite inshuti yanjye nyine DJ ubikora bita DJ Kembo ndagusuje njya mu rugo nyine akanyigisha utuntu gushyuye kujya muri club byari bigoranye nari nkiri muto nagiye bwa mbere ngiye bansubije ufite nk'imyaka ingabwo ngobwa 18 bagagusubiza ati gende cyabona budafite igikoriro gihagije nari ndi mutoya birumvikana ndagira ngo mubazeho ese umushuti wawe ni wowe wabigushyizemo kubizamo cyangwa wari ufite impano wari wifitemo bwawe hari uko ufite umuntu ukabona akora ibintu byiza ariko nawe ukaba wifitemo impano ukaba wawe umushuti wanjye ni umu DJ kudija neza ariko nanjye bifitemo impano akakwa appreciating ati wowe ngwino nabonye ufite ibintu impano byagenze gute njya ngo urugendo rwawe bigitangira ni impano cyangwa se n'umushuti wawe wabonye ibyo akora wumva yuko nawe ugomba kubikora byagenze gute havuga ko ari nk'impano kabisa
kuko kuva kera nakundaga imiziki kuva kera zamani kabisa numvaga nshaka kuzaba umu DJ ariko nyine nkabura ahantu namenera naje guhuza nyine n'umuniga twari tubana mu gipangu nyine abikora urabizi muri covid nyine aba DJ barakakaye urabizi akazi karabura ibyuma barabibika naye nkajya agenda nyine uzi igiti nariye bro gutaha ninze mani ngo ndimo ndiga ngo boro niki yaka ibintu bibikunda nyine urabikora tu ako stili nyine uyu munsi urabikora bigatanga umugati ntabwo ari mwinshi ariko urasa ese byibuze mu gihe kiri imbere nandi ndifuza kuzajya urumva hari ahantu majiye kugera umunsi baraguhostinga ukajya ngo za piripiri zakoze n'ahandi n'ama event agiye atandukanye ariko hari umuntu uvuga ati nanjye mfite inzozi zo kuzaba umu DJ ese uwo muntu n'icyo uyu munsi ushobora kuba wamufasha munanditse muhuye yego wenda ufite ahantu ukeneye kuba wagera ariko urumva harimo itandukaniro hari umuntu ukiri hasi yawe shakira namubwira rero buriya nta kintu umuntu yafasha umuntu atifashije kabisa first of all ugomba kuba ukunda ibintu ushabiha umwanya kwihiringa nyine ntabwo mani ibintu bya nta nubwo nagufasha ngo bikunde wari ubizi se ntabwo nagufasha ngo bikunde kuko nta kuntu wafasha umuntu tu upfa kuba niba ukunda ikintu ukagikora mani birakunda as long as you give it the time and birakunda tu byanga bikunze ntabwo mujye musapotinga impano cyashya mani dore niyo general nicyo erega nicyo kintu twashiriho ko supportive bamfasha no kuri microphone manzo mujeni wacu bo ikintu tubiro ko sofo no gufasha za mpano zikiri hasi urumva abajama bafite talent cyashya urumva no kuba promotinga twabazamara twere ko ibintu twabigeza ku rundi rwego so ndagira ngo rero tuvugane kuri iki kintu cya cy'ubu DJ utubwiye uburyo wabyinjiyemo ase utubwiye kuki bitangira abonye ari ibintu byakuvunnye umunsi wa mbere warakoze ubona birakuvunnye umunsi wa kabiri noneho byari bimeze bite none urumva ko warumaze kuba wafatisha umaze kuvuga ati umunsi wa mbere nakoze birancanga umunsi wa kabiri no byagenze gute first of all kangukosore ntabwo byamvunnye ko ni ibintu nge nkunda nyine ntabwo byamvunnye ahubwo nyine byambere imbogamizi ababyeyi niki nta majoro babwira ngo ibintu by'ubu DJ ntibabyumva ntibabizi hose udj biki urumva nabwo ati ngiye mvanga imiziki twese kuvanga imiziki barabyishyurira numvaga nyine nta kazi karimo tu numvaga nyine kuvanga imiziki varamo indirimbo ushyiramo indi numvaga nyine ntabi numvaga tutari ibintu nyine umuntu yakora tu akabaho bikamutunga kandi urabizi nyine umubyeyi aba akwifuriza ikintu cyaguteza imbere impamvu aba kwishyura n'ishyuri n'iki rero nanjye urumva ikintu cyambere imbogamizi ni ababyeyi za mbere ntabwo babyumvaga kandi na n'ubu stili ndashaka batabyumva neza kabisa kuri icyo kintu kugera isaha ufite ababyeyi bombi ndabafite urabafite urumva hari uburyo meri yabyakiraga n'uburyo peri yabyakiraga abo babyeyi barahuzaga ko ati umwana wacu agiye mu DJ aba DJ banywa inzoga ni abasinzi ni indaya urabizi ko muri industry yacu yabo music yitubamo yose hari uburyo ababyeyi babo iyo babona umwana w'umukobwa yagiye muri ibi umuhungu ingeso zahindutse we muri icyo gihe ndagira ngo uduhe ishusho ababyeyi babifataga gute none sasa ababyeyi ntago babyumvaga rwose na famille n'ubabwiraga ati sisigaye akora iki ko ntamubona bimeze bite wenda ndamira aje mu rugo n'iki miri kavuga ati umu DJ ni iki akavuga ati nanjye simbizi aramubujije aranga iki nyine urumva giye ku ruhande rwanjye ntabwo nabifataga nyine nk'ubugometa ko ndabizi nyine ababyeyi ukwifuriza icyiza gusa navuga ko ikintu cyaburaga na understand to kuvuga ngo ibintu arabyumva ko ntabikora nyine bikantunga n'imbogamizi z'ibikoresho nyine n'ubu stili ziracyahari ariko kubera Imana bizacamo tu uyu munsi ndifuza ndibaza ikintu cyaba kikubona nyine kigutera motivation kivuga ati stili n'ubu ngomba kubikora ibintu byanjye bifite aho bigomba kuva naho bigomba kuba byagera ese ni cyo kintu kigutera motivation ku buryo no ngo stili uvuga ati ngewe DJ Tera uyu munsi nyine uravuga ati ngewe ngomba keeping up keep going on nyine urumva nyine ni ibintu biri the same nyine turumva yuko ibintu bya biracyakomeje aho bigomba kuva ari naho bikeneye kugera so ikintu cyaguteye motivation uyu munsi kigutera motivation nyine uravuga ati ngewe ibintu byanjye ngubu ntavuga ko ntacyo ikintu kinera motivation ni urukundo mbikunda
urukundo mbifite nicyo kintu kinera motivation nta kindi kuko urabizi n'ubu abaposi baba batakwizera neza baguha akazi nyine urabizi ntabwo waza ubwira umuposi ngo ngiye ndi umudije ngo iki ntakuzi n'iki bisa nyine kubanza kumuprovinga nyine ko ibyo bintu bishoboye tu ubu turacyari gukonveka ariko ibintu bizagenda neza kabisa. So ikindi kintu nshaka ko tugarukaho urabumva ko watangiye muri 2020 2020 nari byigaga ariko 2021 nibwo nkaho natangiye kubikora. Ni watangiye no muri 2021 rero abakunzi bacu ba Kosovo babyumve neza 2021 niwo watangiye no kubutangiye winje mu kabari utangiye kutija none sasa icyo gihe wabitangiriye urumva ko uri umuntu umaze kuba ufite experience buri umuntu yamaze imyaka 1 2 3 urumva abamaze kuba umuntu ufite experience yo guhura n'abandi ba DJ batandukanye ndagira ngo tujye ku buryo bwa financial urumva ko wahuye n'imbogamizi nyinshi kuri iki gihe urabona hari aho ubuzima bwawe buri hari aho bwavuye naho buri kugira uvuga ati so aka kanya hari byo mbasha kwikemurira nyine tu byaga bikunda nibyo hari ibintu utagisaba kuko unakora ariko still imbogamizi bazigihari nk'ubu nje ntakoresha mfite cyane bwite tu nuko umuriga wanjye umwana kubwiye wanyigishije ni ikintu ni ujyuma nyine ngakora ariko nawe ari mu kazi sinkora kandi mfite akazi tu ntawe kunjya mbura akazi ubu still imbogamizi n'ibikoresho birahendura bizi ibikoresho tantebo n'iki n'amashini shiriho ndayifite ariko agari yo tu agaro nifuza ntago ibinkorera fresh ariko nifuza kuba nakoze byuzuye umuntu amusabye ati rero ngenda mukeneye ko nifuza kuba nama support ese waba ufite platform ukoresha nihe umuntu ashobora kuba yabona ibikorwa byawe yifuza kuba yagusupportinga platform zanjye ukoreshaga Instagram account yanjye yaribwe narayibuze ubu nari narafunguye indi nshyashya Twakiriye kuri Instagram abantu babibona tu akiyambere nyine nta ikiriho yaragiye narayibuze sinzi ukuntu byagenze ariko nk'umuntu na contact nyine twazishyiraho ku kiganiro wenda abantu umuntu yifuza nko kuba yamfasha tukiraho ngaho hari abakunzi bacu ba Kosovo TV baba badukurikiye bari mu ntara zitandukanye hari umuntu uri mu ntara uri Nyamasheke uri Rusizi kandi urabizi ahantu ni kure kubona aba DJ biba bigoye n'Imana bayifitemo ndetse na za Nyagatare n'izindi ntara zose iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ho biroroshye bro Kigali wena biroroshye ubugera mu tubari ukareba aba DJ ariko umwana uri mu ntara iyo za Rusizi za Nyagatare za Kabarondo biba bigoye ndagira ngo umuhe message kuri iyo mpano yiwe afite uburyo wenda ashobora kuba yayibyaza umusaruro wose nk'inama ni nk'inama urumva we afite ubushake ari muri iyo ntara ari kure kuko hano i Kigali niyo mpamvu ngo biroroshye ushaka kujyana ugahura n'umu DJ ukamubwira ati wamfasha wenda kubw'amahirwe akagufasha nk'umuntu uri muri iyo ntara niyo message wamuha none sasa ikintu navuga nuko ahantu byoroshye kabisa mu mujyi mu byaro byose birakomeye ariko ikintu wamubwira kubura ubusinyega ko hari intara itagira utubari tu n'aba DJ cyo nahereyeho mvuga ikunda ikintu byanga bikunda bikora no mara what nyine bigomba kubaho tu ubwinama wamugira namugira akomeza bikunde azacika intege keep moving man nta mutangira byoroshye tu man sanite naragiye hari cyo nshaka kugarukaho gatoya abakunzi bacu ba Kosovo murabizi cyane aba DJ ngo murya ibyano barandahiye barasambana ako kana jya tukagarukeho we nta byano yewe se isiko ntari umu DJ just talking to kuganira nyine okay turimo kuganira ariko noneho uravuze ngo aba DJ mu gibyana byiza wagira ngo nyine bafite aba DJ igikoresho cyo kurya ibyana DJ n'abahanzi bura muri categories zihura n'abafana banyu benshi cyane muri pop umuntu akubonye atavuga ati ko byagenda nkubise agomba kuba na aya FIFA regarabiza ababizi nawe oya nyine bivuga ngo FIFA biba ariko nyine like nyine abantu bavuga ati uyu muntu uko byagenda kose agomba kuba taking out drugs n'iki nimba ni gute wa hostinga guhera saa 12 z'umugoroba ukageza mu gitondo saa 1 tayira tubwire uraye mu kabari koko nta
oya birakunda oya tubwire birakunda kuko ushobora nko kuba n'umudije uri umurokore tu ya ase habaho DJ utanywa inzoga buriya baho yabaho nta nzoga oya se buriya se biva nibyo niba mumuzi wewe ku giti cyawe DJ Tyler turimo turaganira nyine ndashaka kubaho example yuko nyine ntabwo kuba umudije ari ukubiyobyabwenge cyangwa ubusinzi bwinshi tu terwa n'ukuntu womeze nawe ushobora kuba umusinzi kandi ari birashoboka cyane kugera isa ntabyana witamo byana se bana bivuge reka tugatashya bidukomeza oya ntago iri aya tubwire babwire nawe byakase akase ubona kujyana ni kijyana oya nawe nibyo nahereye nkubwira nakubwiye ngo ndabizi tu ndabizi ariko nyine kurya ibyana zaje ni inshobera amahanga ariko nyine nayo nk'umujene tugiye tujya muri process nyinshi ukurya ibyana ni gute urabizi ya ndabizi DJ Tyler arya ibyana ikibazo kirakomeye reka twikomereze ahubwo njyewe ndibaza baba ni mujene confidence afite azikura Abayisarari Karuna akora iki nta bintu nyine nta ubona ari wa muntu nyine ushagaraye bimeze gutya nyine like umuntu utuje uri Karume ubona uri kubona nyine like no mujene ufite uvuga ati nawe iyo umubonye tubona ko ibintu bye biri ku murongo irihe banga ukoresha koko iri banga ukoresha gituma ukomeza no gukora ibintu mani byatanje mu tubari ubu ewana ubabumuza ubatamo mani je sinzi nimba utajya ubireba buriye wowe sinzi nimba ubona amatara arimo kuvangira ariko nkatwe bura tuba turi tureba hariya iri umuvanga umuziki mani basaza barakubita urumva tuba duhenza pa hejuru DJ dukubitiye byatanje ujye ubona mu buziranye ari mu bafana meze gutya cyangwa nyine like bo batwaye n'umuziki urimo uracuranga kubera ko uba wibereye hejuru urimo uvanga imiziki utamenye buriya twebwe hariya tuba twumva ibintu urimo wallahi arangiye nyine mba ndi mu kazi sinjye nanabikunda cyane akiri kwabaye nk'urugomo bitubagabanyije ariko hari nyine mba ndi mu kazi nta nubwo kenshi mba nanabibona nyine ko viva ko byarangira ibyo umunyamakuru mwana siravuga ufite impano yo sinabibabwiye mwana nababaza pasa yewe baguhostinze ariko ntabwo bamuhostinze bose byanjye nko ubaye umunyamakuru ngiye ndi kubahostinga mwana ya DJ ewana byose nyine byose ariko ikintu nakubwira ni kimwe imana ibirimo ibintu dukora byose imana ibirimo kandi ase DJ ujya usenga njyewe iminsi yo gusenga bananiwe ya usengerayo naraye inkora yewe akanya nta kintu kiri cyo gusengeramo nta kintu gihe ngira tu so idini ni ku mutima so abakunzi bacu ba Kosovo TV thanks kabisa uyu munsi reka twishimiye kandi nimwe genda mudakanze ikintu bita subscribe like and comment kabisa DJ wacu mwamubonye bamwita DJ Tyler yo ntugenda kanze subscribe like and comment ibiganiro byacu munabizi biba biri very fast kandi bira akantu gato positive comment not negative thank you kabisa mwakoze kubana natwe hano kuri Kosovo TV nkaba nandi kumwe n'umuntu bita Baba Viva Music voice of artist